ariko nigeze amubwira ngo ufate igihugu iyo ataza kwibutsa bari kuhamo wapi abibutsa Uwiteka rero ntimukamuhemere ko muturize kuzagera ubwo azashyira abarinzi ku nkike z'i Yerusalemu kuzagerwa Imana izaguha icyo yakwemera ariko ukiranuka wejejwe usenga Imana hambwa ati niba unyibagiwe niba ndi Kalebu unyibagiwe mwene Yefune ntawe ukabunzi rwose kandi dukomoka mu muryango kuki tukanyibagirwa uribagirwa n'iki Imana yamvuzeho cyo niba ukibagiwe ikadeshi barune yaho urahibagiwe ese wibagiwe na Mose umukozi w'Imana atari kurashaje kandi hari ahantu bene Aruba barariye mu myaka 40 barabyibuha ntabwo wabasho hari abantu bariye amasezerano y'abandi ndogo yango abantu bangije ubuzima bangije ibintu ndaramubwira ngo uko nateraga kera niko n'uyu munsi nterangatabara windebera mumvi windebera mu gutinda mu butayu ndebera mu cy'Imana yamvuzeho kuko icy'Imana yatuvuzeho nikidupfunyikamo ikaturinda abagome ikaturinda abambusi icy'Imana yatuvuzeho niryo sezerano riturinda haragiye abantu bakurebera mumvi bakakurebera mu bugufi bakakurebera mu burebure bakakurebera aho ukomoka naho uvuka bagashaka ibihuza n'Imana yavuze kumbi twebwe mu buryo bw'umwuka turi imbere y'Imana hagati windebera muri izi mvi ndebera mu cy'Imana yamvuzeho icy'Imana yatuvuzeho nikidupfunyikamo kandi akitwa mu byara hari igihe umuntu agendana n'umunyamasezerano akagirirwa ubuntu n'Imana kubwo yiganye nabo abigiye ku birenge bya Gamariyeri bari abahanga bigeze rwose ngo abantu bahise ko tuzi ko batize ba Petero baroba ubwenge babukuye avuga ngo babanaga na Yesu uvuga ngo umunyamugisha guha umugisha gaje umugisha umunyamugisha guhuza n'abanyamugisha urumva rero nawe roti kuko yaza kuba ari mu kiranutsi ntibe yararimbiye Sodoma ahubwo yamukuyemo kuko nawe yamukuye muri uriya bakaruda aza kurikiye Aburahamu burya hariho n'Abisiraheli hariho n'abanyagiputa bazanye n'Abisiraheli kuko uwo amaraso basize yasuye umwisiraheli iryo juru ntabwo yapfuye kandi yari imfura ampaye kubaka inzu yanzu nubatse uyu munsi wa none azayigumana ibyo ndimo nkora azabigumana niba mfite azabisigarana nzamuraga n'ibiri mu nzu byose kugera icyo ntazamuraga ni diplome ni permis kuko byo ujyana nabyo urumva neza urumva uburyo ki ateguwe ari kwigaza abarangije ameze neza si wa mukobwa uzazurwa ngo nabuze aho mbagiye gusanga umugabo muri geto kuko afite inzu afite hazaba ari urumva imigisha nakoreye isigaranye umwana nabyaye ariko nawe yaranyumviye kubaha Imana nkuko yamubwiye Aburahamu ati umva Salomo mwana wanjye jya wubaha Imana yandi Yesu iyo nakoreraga ariyo uzakorera arangije iramutera yishakira abagore 1,000 ariko nazo yaramfite nk'akantu ko kugenda agira oya bari babyemerera ko mu gihe cyabo bundi bigusaba kuba ufite inkwi nyine ubundi ugakomeza nta n'inkwi Satani arazifitiye wowe usagura tike yo kujyaho gusa ko Satani nta muntu yica Satani yabitangwa ni Satani no kuri Satani n'abademoni nta muntu bajya bica burya no ku munsi imperuka abantu bazakorwa n'isoni kubera iki nta muntu Satani yica ahubwo umaze gupfa nyine iyo wiyishe niho baza kugushyira ubwo wambaza ngo bigenda bite sinabikubwiye kwicarana nyine n'umutambyi nicyo cyiza akwegereza akabari kakwegereza indaya kakwegereza boate kakwegereza aho wiba akakwegereza ibintu byose byakwica ukihitiramo ikizaguhitana kandi ukakishyura cyane none se wabona indayo utayishyuye se wanywa byera utayishyuye ubundi wowe urinde uri Yakobo sibyo atuhere none ntukiswe Yakobo abantu izina Yakobo niryo muntu koko ntukiswe Yakobo ubaye iki urumva deja nikiswe Kanani kuko ubundi se ari igihugu sizina ry'umuntu ubundi Yakobo yitwa na Yeshurini urumva deja nikiswe Dawidi yitwa Yakobo yitwa na Yeshurini burya bene Yeshurini niko bimeze ibira niko bivuga uzasome mu kutegeka kwa 2:6 tuzabisangamo ngo bene Yeshurini mwigira hafi mbahesha umugi ibyo basiga umwami mu bandi basiga umuntu witabye Imana n'ikindi n'ubutware yari afite abitwara mu Egiputa buriya hari ikiganiro ngusaba basabye Satani agikora icyo bita ngo uruhare
bw'uruzi rwa Nili mwivuga muri ministeri y'Imana. Ba Yesu yakarabye amazi ya Nili, Abraham yanyoye amazi ya Nili. Niyo mpamvu turabanyamugisha. Urumva kuko buri gihe Afrika ministeri yose cyangwa gahunda y'Imana, Abraham gutangira ku Gikanani yaciye mu Egiputa. Abisirayeli kuza gufata Kanani baciye mu Egiputa. Yesu akivukira i Betelehemu ajya mu Egiputa. Wanyumvise ariko ubu n'ubuhanuzi bukomeye nuko abanyafrika twishwe n'amacakubiri no kudakunda no kutuzura. Yesu kamashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kumwe bwabera ibisubizo. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibishimire bahe ibyiza byose musaba bitabahitana. Hari igihe abantu basaba ibyabahitana imbere y'Imana, Imana ikareka bwitana amazi ubwo ejo nakoze ndohotse musi. Oya ntacyo ndagutwara mushunda kubaza tubazo tugira muri dutanu. Ni dutanu twonyine tugahita dusezera hano kuri kamera uyu munsi rwose bagahita babona ikiganiro mu kanya saa 8 zuzuye. Ndifuza kubaha ikiganiro ubu turi saa 4:18. Ejo nagukurikiranye nitonze cyane, hari impamvu nashatse kugira ngo uvuge, nabonye witonze cyane no kumbwira uti ndashaka kuvuga ibintu bikomeye. Ariko Mana yanjye ejo wavuze ku kantu nsigara ndi gutekereza ibibazo bigera muri bitanu uyu munsi dushobora kuganiraho kugira ngo abantu babashe kumva ibiganiro bitambutse ko ari episode 5. Episode 5 ntabwo buri episode ndayikuramo ikibazo. Ariko mumeze neza? Yandashima Imana cyane, ndi koroherwa kandi umwami ari mu ruhande rwanjye kandi ndameze neza nawe. Akorakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Namwe kandi Imana ibaha umugisha, ibishimire, ibahe kurya ibyiza byo mu gihugu. Imana yacu dusenga dukorera yo mu ijuru ibasha kugenda itugezaho. Yego babyumvise neza rero, ngaho nibanezerererwa Imana. Mbere ko dutangira nagusaba gusenga mushumba. Data wa twese uhoraho, mwami wacu, Mana yacu y'ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tugarutse kongera kubwira isi, abatuye isi, kandi intego dufite ni ya yindi Kristo wavuze ngo mbwira abantu bose bahinduke ibyaremwe bishya, ariko ukagera uwatumwe ku bamaze guhinduka. Kuko nitugira impano zimwe, hari watumye ku bantu batarakizwa, hari nawe watumye ku bantu bamaze gukizwa. Muri abo rumwe mukama muhamagaro wo kuvuga ngo icyo bita kurinda intama no kurinda umukumbi. Nyemerera kano kanya mu izina rya Yesu ku bumwe bw'abera ministries, ibyo tugiye kuvugira aha hantu, ibibazo umukozi wari bumbaze nibyo ndi busubize, byose byubaka ubwami bwawe buzima, byose b'impamvu rochtele fa buzana abantu kuri Kristo no kongera kubakomereza mu byiringiro byabo, ukaricyo twahamagariwe. Uturinde ijambo rikomeretsa, turinde ijambo ryavuna umutima w'umuntu, ahubwo ibyo tuvuga byose byubaka ubwami bwa Kristo mitima y'abantu, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Musho ndatangira nkubaza ikibazo cyiza karame nawe. Ikibazo cyiza cyane ni iki gituma Imana iha umwizera isezerano? Urakoze cyane. Ubundi impamvu Imana ihitsezerano umwizera ni nko kubaka ibyiringiro na relationship hagati yawe n'Imana, nko kugira ngo mugire icyo mwibukiranyaho. Menye ngo Imana yansezeranije iki, kuko ihora yibuka ryasezerano. So navuga ngo ni nk'igihango muba muhanye hagati yawe n'Imana mu kubana nayo. Noneho bigatuma uyizerera mu cyo yagusezeranije, nayo ikakurebera mu cyo yakubwiye. Urakoze. Ni iki gikomeza isezerano? Ubwo ni ku munsi wa mbere turimo dute kuri episode ya mbere, ndacyakubaza ku bijyanye n'isezerano. Ni iki gituma isezerano umuntu cyangwa se niki uwahawe isezerano yakora kugira ngo isezerano rigumeho cyangwa risohore? Mbere isezerano ntirijya rivaho, gusa riratinda. Noneho icyo wakora kugira ngo isezerano rikugumeho ni ukukomeza kuba nk'uko wari uri Imana iri gusezeranya. Nuvuga ngo uririndisha iki? Ni ka gakiza
ni ya maraso, ni kwegera umwami no kugendera murongo Imana ikwifuzamo. Kuko iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2 hari aho Imana iyo twivuga mu bushize urabyibuka, ariko n'utungiye tubiganiho ntacyo bidutwaje. Ijambo ry'Imana n'undi riragaruka buri gihe, iryafashe ry'inagaruka nagufasha nibisanzwe. Aho umuhanuzi witwa Gadi yagiye agasanga Eli akamubwira tumva nari naravuganye nawe yuko abana bazahora ku butambyi, ko gutamba kera egari kuruhuka, ko ari inzu y'Imana ukarya byose ukanywa byose ariko nta cyakuvunnye. Yaramubwira ati rero navuze ko nzasana namwe ariko ntibikabeho yuko nubaha abansuzugura. Abansuzugura bazasuzugurwa, abanyubaha bazubaha. Yahabwa ati kandi dore ntawe mu banyu uzarama, nta n'uzatera imbere, bose bazajya bapfa bakinse mu myaka 60 bahite bakenyuka kandi birangire muri ubwo buryo. Bivuze rero ngo ikintu gikomeye iyo utagendeye mu mahame n'amasezerano n'ijambo ry'Imana utangira gutakaza bwa bwizigirwa na kwa kuba Imana ikwemera, ko ngo Imana ifite umuntu ko yemera umuntu. So rero iyo ugiye mu nzira mbi isezerano rye rishobora kuhaburira, kuko avuze ngo ndabihinduye ntibikabeho ko nubaha abansuzuguye. Yambwiye ngo nuzasigara azajya asa gusaba agatsima ko kuruhimbi kandi afite ubwa burenganzira. So rero ikintu kirindi isezerano nuko umya kubaha uwari guhaye muri kondisiyo wari urimo ukayigumamo kugera igihe risohoye kandi gasohora neza. Umuntu utaraca gatoya niyo utanayubashye ntago Imana iri kuraho utayubashye, ushobora kurisohoza ku bana bawe, kuko burya Imana irinda icyo yavuze. Nkuko Abiyatari yabanye nande na Aburahamu na Dawidi ntiyapfa, ndetse amaze no gupfa na umuhungu we Salomo ntiyamwica, ngo ahubwo bamwohereza mwana Toti. Nuvuga ngo burya mu mahirwe ya mbere y'isezerano yutabanye n'Imana, ko Imana ntibeshya, nta bundi mu ijuru ntabwo Imana izigera ntawe uzabwira ngo bintu wabinkoreye, harago bikorera ku bana bawe. Kuko wibuke niba tuganira iki kiganiro ko twavuze ko Imana yabwiye Aburahamu ngo menya ko abana bazamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga, ngo kugera ubw'ibyaha byo muri bana kino gihugu bigwira. Urumva Imana nishatse kwica abana babuzukuruza n'abuvuzi bwa Kanani, ko Kanani mu bana be horo ubusami Kanani, ahubwo ati yenda hari igihe abana bahinduka we nkamushakira ikindi gihugu, gutegereza ko ibyaha bigwira. Urumva Imana igira kwihangana, igira imbabazi, irategereza ya ikibazo narangiye no kwita mpaka ubazaho. Ese hari yenda Imana ishobora kuba yaragambiriye guhitana umuryango wo kwa runaka, hakabonekamo uwuhindura, hakavukamo uwucungura, Imana ikisubira? Ubwo tujya mu itangiriro aho yari igiye kurimbura ahita Sodomu, yambwa ati ngiye kuharimbura ntacyo uzakora nakubwiye mugaragu wanjye. Ati se nusanga abantu 100 ntubarimbura? Ati simbarimbura. Nusanga abantu 5 se 10 aramanuka ati Imana nongere nkugerageze. Se nusangamwe abantu 10 ntibarimbura? Ati simbarimbura. Ati mera bwanyuma nusangamo 5 se bakijwe simpanutira ngo mparimbura. Buriya na Loti ntabwo yari akijijwe, ahubwo Loti yakijijwe nuko yagendanye n'umunyamasezerano kandi akitwa mu byara we. Hari igihe umuntu agendana n'umunyamasezerano akagirirwa ubuntu n'Imana kubwo umunyamasezerano yiganye nabo. Abigiye ku birenge bya Gamariyeri bari abahanga, bigeze rwose ngo abantu bahise ko tuzi ko batize ba Petero baroba ubwenge babukuye, ababwira ngo babanaga na Yesu. Nuvuga ngo umunyamugisha guha umugisha gaje umugisha, umunyamugisha guhuza n'abanyamugisha. Urumva rero nawe Loti kuko yaza kuba ari mukiranutsi ntibe yararimbiye Sodomu, ahubwo yamukuyemo, kuko nawe yamukuye muri uriya bakaruda aza kurikiye Aburahamu. Burya hariho n'Abisiraheli, hariho n'abanyagiputa bazanye n'Abisiraheli, kuko uwo amaraso basize yasuye umwisiraheli iryo juru ntabwo yapfuye kandi yari imfura. Ni nabo baje twa bayani na bayambure bagiye bateza, ariko bagize umutayo tubatirwa bagize mu butayo ati mutere ko dukumbuye ubutunguru, dukumbuye tungurusumu, dukumbuye papayi, yetama bakumbuye na za watermelon nicyo bashaka gusobanura. So urumva rero buri gihe yubanye n'umunyamugisha ugakorana n'umunyamugisha mukaba muri kumwe, hari igihe ubyungukiramo. None se tuvuganira ukuri ko twabonye ko Rahabu yahishe abatasi ba se na ba nyina na basaza be, ibyo bari babizi?
amacupa yari yavuye mu nzu y'inzoga se n'ibyaha byabo aho kubw'igikorwa kimwe gusa yakoze Rahabu n'abataretse ubwo busambanyi bwo gukiza intasi z'Imana barokoka kubera ibyo kintu. Niyo mpamvu rero na Rutu ubwe si uko yarakijwe ahubwo nuko yagendanye n'umunyamasezerano. Reka twigerere ku munsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri ikibazo kivuga ngo ese ni kubera iki Imana yirahira yongera ikirahira ntiyirahire kuyo yahaye isezerano ikirahira ahubwo ku mwana w'umunyasezerano? Ni ukugira ngo ikonfirime ko ibyo ikugiye atari inzaduka, kandi ibyo ikubwiye kugira ngo umenye ko ibyo ikubwiye atari ibyawe bwite ahubwo bifite isoko bikomokaho. Kuko urumva Imana ibwira Aburahamu ntiyamubwiye ngo ndi Imana ya Sotera, yamubwiye ngo ndi Imana ya Aburahamu, nzakura ingano ikomeye. Igeze ku muhungu we ndi Uwiteka Imana ya Aburahamu, kugira ngo Isaka amenye linki y'umugisha afite aho ukomoka. Igeze kuri Yakobo ati ndi Uwiteka Imana ya so Isaka na sokura nde Aburahamu, amenye ngo rwa rukweta azambara bya birya azarya hazaca hose si kubw'amaboko ye si kubw'imbaraga ze, ahubwo hari umubyeyi wabivunikiye kandi baba inshuti. Ntabwo Imana ikeneye cyane kuba inshuti y'abana bawe, ikeneye kuba inshuti nawe gusa, iby'abana izabyikemurira. Nk'uko uyu munsi diplome yanjye sinshobora kuyiraga umwana wanjye, ariko ibyo diplome yampaye bizaba umurage w'umwana wanjye. Sebyo uramwanyumva neza cyane, bisobanuye neza mushumba, kandi bisobanuye ibintu birasobanuye cyane. Niba ushaka kubyumva byumve, ni ukuvuga ngo uzumve ngo ba Yakobo neza abadayo, ugasanga buri gihe baravuga agahera kuri base, yajya no kubahana igahera kuri base. So no kuba ibyo bintu bikora ni uburyo bwa linki y'amasezerano, kuko gukizwa k'umugabo n'umugore ni inyungu z'abana batakizwa. Bazagira umugisha, bazarya babeho, icyo bazarwana nawe cyo mu buzima no kwishakira ubugingo buhoraho, kuko ntabwo Imana izaho ubugingo abana kubera base. Ariko umugisha wo mugakiza ibidukora buse nkubwire nk'urugero nk'ica n'umwe bw'abera ubona nyifiteho imyaka igera kuri ingahe? Ubwo niko bishaka, ariko giye siko mbitekereza. Hano ufite 60 ndayibura hitatu, ariko urabona ko nyine nyigabanya. Ariko urumva rero Bose 30 nuyimara je ntago naba nkiri kurusha sheke, ntago nzaba nkiriho. Nteganya ko hagati y'imyaka 3 nenza amaze guhagarika bino bintu byose, mfite ibindi ngomba gukora. Iyi shene yanjye iri monetize, icyo gihe nzatoza umwana we ninyimuha akayijyana mu bindi bintu. Ashobora kujya ku isoko ntituzi mu myaka 3 biri ku isi. Burya isi hinduka ku manywa na nijoro. Hati genda bana nta views ndimo mbona, si umuhanuzi ngo bazaca mu gikari bamusuhuza bamuhamagare. Ashobora kuba atari umuhanuzi akavuga ati ngiye ko giye mukobwa wanjye akunda ibintu bya design n'ibintu bya modeling arabikunda cyane. Avuga ati ngiye shina ngiye kwigira entertainment nyihindure, kuko nubundi n'abakristo ntibayibuzwa. Urumva icyo gihe njyewe mwubakiye systeme ya diplome yanjye yampaye kubaka inzu. Ya nzu nubatse uyu munsi wa none azayigumana, ibyo ndimo nkora azabigumana, niba mfite azabisigarana. Nzamuraga n'ibiri mu nzu byose kugera icyo ntazamuraga ni diplome ni permis, kuko byo ujyana nabyo. Urumva neza, urumva uburyo ki ateguwe ari kwiga abarangije ameze neza. Si wa mukobwa uzazurwa ngo nabuze aho mba ngiye gusanga umugabo muri ghetto, kuko afite inzu afite ahazaba ari. Urumva imigisha nakoreye isigaranye umwana nabyaye. Ariko nawe yaranyumviye kubaha Imana nkuko yamubwiye Aburahamu ati umva Salomo mwana wanjye, jya wubaha Imana yandi Yesu. Iyo nakoreraga ariyo uzakorera. Arangije riramutera yishakira abagore 1001. Ariko nazo yaramfite nk'akantu ko kugenda agira. Oya, bari babyemerera ko mu gihe cyabo. Bundi yarongora Abisiraheli, buri cyiza cya Dawidi nta munyamahanga kazi yazana mu bwami bwe. Bujyana abagore b'Isiraheli bose.
na bisagi burya yakomotse mu mutiza mumenya nawe yarakomotse hari bari bemerewe gushaka abagore benshi ariko undi yagiye gushaka n'abanyamahanga uje sakazana Imana kandi Imana avuze ati ndi Imana ifuha sinshaka ibigirwa Imana aho ngaho. So urumva rero ikintu bashaka gusobanura ngo iyo nakoreraga bivuze ngo dushobora kuraga abana bacu ibyo twagezeho ariko agakiza umuntu arakihigira. Icyo nashaka gusobanura tubasha kubaraga pe nkuko none uracyari mutoya uzabaraga ibyo uzageraho uracyari umwana muto cyane ntago urasaza nkatwe uzubaka amazu n'ama etage umuntu agiye kubona se buriya rikatureye ku kintu cy'umugisha nk'abizu biremereye by'abapfuye utavuga amazina ahari aryaho ibinganike hari abana bene bafite n'umuryango we uwo ni umugisha uvuye mu gukora no guhabwa n'umugisha n'Imana ariko agakiza ko mu ijuru it's individual niyo kuvukira mu batambyi ntibirimo kuvukira mu bahanuzi ntibirimo ngo ndi umwana wa pastor data yuzuraga umwuka wera ibyo ntibibaho icyakora uzarya ibyavuye mu gipasitor uzamwe ibyavuye mu gipasitor uzinjoyinga ubuzima bwose ababyumva nawe arabyumva kuvukira i Yerusalemu ntibisobanura kuba kimwe no kuvukira muri Kigali ntibisobanura ko uri umutaboneri kuko hari abanyamujyi usanga barutwa n'abanyacyaro batarabimenya ngenze umuntu uva mu mujyi ntago gusa ntacyumva ahita yimenya naramubwiye ngo usange kuri mic hejuru muri hotel ntashaka kuvuga yindi henda cyane ati no kuri sinzi aho mic iba Yesu zdabone tabone ati ndayumva sinyize kandi atuye he aha Kicukiro si umunyakigali si umunyamujyi ariko ntazi na Nyabugogo hari abantu bavuka kwa pasitoro ariko batazi n'ibanga ry'agakiza. So rero uzaragwa ivuye mu byo bakoreye ariko ntago zaragwa ubugingo no kubushaka kandi video kujya mu ijuru no kubishaka utabishaka nyine ugafata tiki kujyana mu muriro byose amatike aragaragara ntabwo ahenda cyane ijyana mu muriro ntinahenda cyane bigusaba kuba ufite inkwi nyine ubundi ugakomeza nta n'inkwi Satani arazifitiye wowe usabagura tike yo kujyaho gusa ko shitani nta muntu yica shitani yabitangwa ni Satani no kuri Satani n'abademoni nta muntu bajya bica burya no ku munsi imperuka abantu bazakorwa n'isoni kubera iki nta muntu shitani yica ahubwo umaze gupfa nyine iyo wiyishe niho baza kugushyira ahubwo wambaza ngo bigenda bite sinabikubwiye kwicarana nyine n'umutambyi nicyo cyiza akwegereza akabari akakwegereza indaya akakwegereza boate akakwegereza aho wiba akakwegereza ibintu byose byakwica ukihitiramo ikizaguhitana kandi ukacyishyura cyane none se wabona indaya utayishyuye se wanywa byera utayishyuye kandi kwishyura imwe mu migisha yo mu gakiza uragira satini basanga umuntu ati jyewe maze guhembwa ibintu byanjye 400 ntarebye n'icya10 nta n'ikindi yitegereje ati aha aya ndayaguramo agapuridanse aya ninda hano ndayihongaya ndanywa byeri ntiyibutse ko mu rugo hari ka nyirabuhinja na bebe na katoto na kafiyete twana dukeneye amata na nido ugasanga gusa umugabo arataha turi mu bitunguru by'amafi by'inkoko ibyokeje za mushikake za mucoma byose n'akabenzi ukamva ngo ariko abana mu rugo baraye busa wose umunyamugisha Imana yamuhaye umugisha w'akazi ariko wa mugisha w'akazi agiye kushora mu bintu bimwambura bwa buzima bugomba kumugeza ku Mana niyo mpamvu navuga ko nta muntu Satani yica ahubwo kwegereza ibikwica ugacuzinga Pastor urakoze cyane dukurikije noneho rero ko Imana yasezeraniye Aburahamu imaze kumukura kuri Aburahamu ikamugira Aburahamu ikamuvanaho ikagera kuri Isaka ikabigira indahiro yamara kugira indahiro ikazamuka uyu mugozi ukomeje kuzamuka kugeza igihe ugiriye itegeko niki cyatumye Imana noneho kuri Isaka idasoza isezerano rya se Aburahamu noneho igakomeza kumwuzukuru wa Aburahamu ikagira itegeko kandi nawe ntabashe kubona ibyasezeranijwe
kandi tubona yuko umukarande yari imaze gucika byatewe n'iki? yari icitse kurinda nuko impamvu nari mbivuze gutya ndimo nkubaza ahubwo wari buze kubisobanura niba ahubwo nawe ukurema ukagozi nguteze kuko ngiye kubisobanura najya kuvuga iby'amariba yasibuwe nagira ngo nyure urakoze fatira aho ngaho komeza. Icyambere Isaka yabanje kuba igitambo bisobanura Kristo uzadupfira. Umva kuri Aburahamu n'isezerano pe ako twabonye ko hari ibintu yagomba gukemura birumvikana. None Imana imwereka igihugu nko abingiye kare yakimweretse ntago yakimuhaye. Ubundi yarakimweretse nta jambo yamubwiye ko nzakimwereka. Ahubwo amaze gutamba bya bitambo mu bice 15 nibwo amubwiye ngo iki gihugu amaze guhindura izina rye. Ndakiguhaye n'urubyaro rwawe. Nkiguhaye nk'isezerano. Ariko urumva we nk'umuntu ufite imyaka 100 yenda kurenga urumva n'igihugu gituramo cyari kirimo no bigera ku muhungu we Isaka w'isezerano washatse umugore bahuje abyara n'abana babiri. Nawe ariko ayakarande yo kwase yo kuzerera ko atarahica. Nawe ajya kuzera mu Bafilisitiya n'ikiganiro cy'ejo ngo waracyumvise. Ariko Imana nabwo ati nubwo uri mu ruzerero n'ukuri ndarahiye. Nduwiteka Imana ya Aburahamu. Nzaguha igihugu n'urubyaro. So numva isa nk'ikomeje kuko nkuko dusenga nenda bizi ko Manuel ntumbeshye maze iminsi nkurikirana amakuru ariko si nkurikirana amabi nkurikirana meza. Namenye ko nawe uri umunyamasengesho wemewe. Hari ibintu biturya ukagenda ugapfuka Imana. So what this? Ko mbona nizenguruka. Icyo nita netorora ko mpora nitorora ngarukaho navuye. Imana yamuguti humura. Nubwo igerara ariho bashatse gufatira mama wawe. Bagashaka no gufata umugore wawe Rebeka. Ndakurahiye. Kandi Imana yirahira ubwayo mu izina ryayo. Ndakurahiye ndi Imana ya so Aburahamu. Iki gihugu nzakiguha n'urubyaro rwawe. Muri rwa ruzerero aza gusama abyara umwana abana babiri. Ariyo mahanga abiri. Amaze kubyara amahanga abiri mu buryo bukomeye havamo umwe muto twarabisobanuye. Nawe ko karandi taracika ajya kongera kuzerera ipadanamo kwa nyirarume. Kandi bunyokoro muhagezwa na mama wawe. Akano gasobanura neza mushubu ko ndagikashaka ukazakagira nka Twitter. Ubunyokorome uhagezwa na mama wawe. Naho Kusetse. Nyina nuko bunyokorome uhagezwa na mama wawe. Evuze ngo ntiwagera kwa nyokorome nyoka atakiriho. Kandi ntuzi ko burya iyo ugiye kwa nyokorome uri umwishywa kandi umwishywa agira imihanga akorerwa. Rero ntiwajya kwa nyokorome nyoka atakiriho. Nicyo bisobanura. Ariko ahageze none se ko yageze ntibamuragije bigeze bamujyana mu ishuri. Bamujyanye mu ihene baramunyanganya. Ariko bamunyanganya kugira ngo Imana imukureho bya bitambo by'uko no yanyanganije ibitari ibye. Rega Imana irishyuza buriya. Uko nawe yahemukiye mukuru nayo ko nabamuriganije ibihembo ko yariganije abandi. Ase pastor buriya tubivuze neza abantu bakabimenya neza buriya kuko Isaka na Yakobo yariganyije Esau kandi ntuza Rebeka yego ariko umusozi yagiye gusenga Imana agiye kubaza impamvu cyangwa ni Isaka amenya ari we wagiye kubaza iby'umu ni Rebeka yumvise intambara mu nda ye bana mubwira ngo witinye twita amahanga abiri yego kandi umukuru aza umugaragu w'umutoya. Ariko wemera ko niba usoma Bibiliya byagenze gute kugira ngo abigereho? Ntabwo wemera ko yagiye guhiga yaza ashonje inzara imuriye undi yasimbwa atari ko wampaye ibishyimbo ngo ntabyo nguhaye ngo banze mpereze ubwo butware. Ubwo si yamuha ibishyimbo ko yarimo kure byari mutwaye. Yamuha ibishyimbo yaje akozana niwe yasaze. Ati wanga buri kubyo ibishyimbo giye bitukura nkarya. Yakobo ati wapi? Oya, ugiye kuhinjira wimuburanira. Yakobo nawe ubundi ahagaragara kuri manganya naho ngaho. Kandi mu gihe cyose utarabona ubutware ntagomba kubona umurage w'imfura. Hari ubundi buryo Imana agomba kubikoramo. Kuko buriya ntawe ufasha Imana.
kuko umwana yabwiye na nyina atari ko mama ubu koko kwazi ko ngende muto mukuru wanjye ari cyoya ni ati nzi uko nzabigenza ni amasakunda ndazizi aho no so ko yamuriganije rero nicyo bashaka gusobanura ndumva byumvise nibura none habuze iki ngo musongere sobanure urumva uri kunsobanurira ariko byagera ku ndahiro kuntu noneho yabigize isezerano indahiro itegeko kubitegeka ite kandi nyine kukitari ngo kandi iseri yabaye igitambo kizima ko nabanje kuzerera kandi agomba kwishyura ibyo yariganije muri umunawe ari mpamvu yamuriganje ibihombo 10 inshuro 10 aribwo ageze kagita ya boke abanza gukirana marayika marayika aramubwira ati mva ubwo bugero bwo bugiye gupfa amubwira ati none hati ndekura bugiye ati sinkure ku rutampawe mugisha ubundi ramaza ngo ubundi wowe urinde uri Yakobo sibyo atuhere none ntukiswe Yakobo abangu izina Yakobo niko uri niryo muntu koko ntukiswe Yakobo ubaye iki urumva deja ntikiswe Kanani kuko ubundi Isirayeli igihugu sizina ry'umuntu ubundi Yakobo yitwa na Yeshurini urumva deja ntikiswe Dawidi yitwa Yakobo yitwa na Yeshurini burya bene Yeshurini niko bimeze ibira niko bivuga uzasome mu kutegeka kwa 2:6 tuzabisangamo ngo bene Yeshurini mwigira hafi mbahesha umugisha babwira bizabo mu minsi y'imperuka arimo se ugiye guhanura urumva oya Yeshurini ntago ari ashuri mwene Yeshurini azina rindi urumva amaze kumwita ngo ubaye Isiraheli ni nayo mpamvu uyu munsi hatitwa Kanani hitwa Isiraheli ibanje muhinduriye izina kubitara amahegiwe atarandirirwa izina ariko hakaba ari ngombwa yuko bagomba kujya kororoka buriya uwagutuza nk'ahantu ku musozi wa wenyine wewe wagira ubuzima koko bitakuriye nayo wakwipfana Imana ibanza kujya kubororokeza mu gihugu cy'amahanga ari naho sekuru zabo yanyuze utarahagiye ninde ni Isaka kandi uzirikane ko no mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu Kristo agiye guhunga Herode niwe waje gukura umuvumo w'iteka ryose hariya mu Egiputa tuzajya muri politike kera ukuntu Isirayeli itapfa gutera tuzabiganiraho kera ntago yatera imbere adafite abaramanutse na Yesu ajyayo kandi zacyome n'ishangi yabitwariye iyo ngiyo agomba kujya bamutuye ako kantu kitondere mushumba kuko uruze kugasobanura neza uburyo ki ishangi n'icyome n'izahabu bamuturiye muri Isiraheli yabizanye muri Egiputa kugira ngo bibe igitambo yasigaranye amavuta basiga umuntu nk'ikimenyetso cyo gupfa ngo yabimanukanya bijyanayo ntiyagenga bihereza umwami waho ariko we yaragiye nk'umukiza wo guca isezerano yaragiye nk'umukiza wo gukuraho za karande zose yaragiye nk'umukiza ujyanye igitambo yari afite nubwo atagiye umuntu ariko agikoreshereza amaho ngaho ajyana izahabu nk'umwami ajyana icyome gihumura neza n'ishangi ibyo byose batura umwami we nibyo basiga umwami mu bandi basiga umuntu witabye Imana n'ikindi n'ubutware yari afite abitwara mu Egiputa buriya hari ikiganiro ngusaba basabye Satani gikora icyo bita ngo uruhare rw'uruzi rwa Nili mwivuga muri ministeri y'Imana ba Yesu yakarabye amazi ya Nili Abraham yanyoye amazi ya Nili niyo mpamvu turabanyamugisha urumva kuko buri gihe Afrika ministeri yose cyangwa gahunda y'Imana Abraham gutangira ku gikanani yaciye mu Egiputa Abisirayeli kuza gufata Kanani baciye mu Egiputa Yesu akivukira i Betelehemu ajya mu Egiputa wanyumvise ariko ubu n'ubuhanuzi bukomeye nuko abanyafrika twishwe n'amacakubiri no kudakunda no kutuzura ariko ubundi turabanyamugisha ndabikubwiza ukuri buri kuko umwami ataranakure abanje kubara hose urumva muri mu bikorwa tuganira byari ngombwa ese kuki bundi yaninze guca muri Afrika ubundi kuki Abraham yaciye muri Egiputa kuki abana be baciye mu Egiputa buzukuruza bajyayo n'uvuye kuki na Yesu yanyuzeyo n'uyu munsi abajya gusura Isiraheli baca mu Egiputa ababishaka
ibi rero ni imbaraga zerekana isezerano ryari rihishe igeze no kuri Yakobo kubera ko Yakobo ubwe nawe yari atarahindurirwa izina amaze kwitwa Isiraheli nibwo Imana yamubwiye ngo wahaye igihugu ndetse na Esawu mukuru we aramubwira ati nta ntama zawe shaka nta nka zawe shaka Imana yampaye ibihagije ngo ariko arangaramunaniza arabimuhereza urumva deja yari kuza ari Yakobo yari gupfa ariko yaje ahindurwa izina dukeneye guhindurirwa amazina kugira ngo tudapfa n'abadutekereza ukundi dukeneye guhindurirwa amazina iwanyu muri quartier batazi dukeneye guhindurirwa amazina aho mvuka batazi kuko isezerano tugiye guhabwa irahura n'izina tugiye guhaga mu buryo bw'umwuka wera amen kankubaze utubazo tubiri tufite dusoza nitwari dutanu ntabwo nagenda hatukubajije akanyuma no kugushimira yuko urangije episode 5 kandi ukiriho ugihumeka umwuka wabaza ikindi kiganiro agakurikiyeho ariko gasoza nakakubaza ngo mbese umuntu amaze kumenya yuko ariho isezerano ry'Imana yakora iki ngo ritebuke vuba ubundi isezerano ry'Imana ntiritinda ukanyesha bajya babyibwira cyo jambo ntabwo rizaba ryanditse birarivuze twanaje ngo isezerano ry'Imana ntiritinda nkuko bamwe bajya bagira gute babyibwira kandi aho byatinda bakabitegereje mu bintu uri bukore n'iki ubundi Imana se urakoze kukira biratuma dusubira rero mu kuva no kubara bitugore no muri Yosuwa ariko reka bisubize reka ngo urugero rworoheje Mose umukozi w'Imana abagabo babiri bacuna amaze gutata igihugu mu bice 14 byo kubara bahakana ko ari igihugu batabasha kujya muri cy'amata n'ubuke ariko ntibakijyamo ubona umuntu uzakura ugo umutima sarabwira ngo shanga ibyo ni byiza ariko ntuzabishobora ariko ibaza imbuto bazanye bazikuye uwitwa none harangije umukozi w'Imana Mose aravuga ati Karebu na Yosuwa niba bagomba kumva ko n'Imana avuze ko bazagerayo iramubwira ngo Hebroni arahamwemerera uwitwa Mose umuntu w'Imana ariko bagere muri Yosuwa bagende bagubwe neza bicare igihe kigeze abantu umusaza witwa Yosuwa aragenda araryara mwibagirwa noneho ngo ndaraza afite yabaseje ufite ya 45 aza afite 80 araza ni 540 hamwe ati nje kureba ndati wa musaza yuko ntakuzi ati niba utanyibuka ntiwibuka n'iki Imana yavuze ntiwibuka n'iki Imana yatuvuzeho ntiwibuka n'uwakivuze yenda nyibagirwa ndashaje noneho nibyo yatubwira ikadeshi Baruneya nicyo yambwiye ntabwo kizi urumva ukuntu Imana igira kwibutsa ubundi ikintu cya mbere gituma isezerano ry'Imana ryihuta no kuri ryihutse ntimukamuturize kandi ntimukamuhwemere ntimukamuturize kizwa kiranuka hagarara mu isezerano ubundi ujya imbere y'Imana we Mana ntabara ibyo wansije ndabirindiriye kwibutsa Uwiteka muri ubwo buryo haje mbwa atari kumva ati yewe ati ndakwibutsa siwe kazera kurashaje ndatereka uko natabaraga kera ntundebere mu myaka undebere mu cy'Imana yamvuzeho ubundi cyasohoye gutuma Sarakari nashatse gutuza urumva ubundi jambo ariko ryumve neza ariko we yamurebeye mumvi kunigeza amugana ngo ufate igihugu iyo ataza kwibutsa bari kuhamo abibutsa Uwiteka rero ntimukamuhemere ukamuturize kuzagera ubwo azashyira abarinzi ku nkike z'i Yerusalemu kuzagerwa Imana izaguha icyo yakwemera ariko ukiranuka wejejwe usenga Imana hamwe ati niba unyibagiwe niba ndi Karebu unyibagiwe mwene Yefuni ntawe kabunzi rwose kandi dukomoka mu muryango kuki tukanyibagirwa uribagirwa n'iki Imana yamvuzeho cyo niba ukibagiwe ikadeshi Baruneya urahibagiwe ese wibagiwe na Mose umukozi w'Imana atari kurashaje kandi hari ahantu bene Aruba barariye mu myaka 40 barabyibuha ntabwo wabasho hari abantu bariye amasezerano y'abandi ndogo yango abantu bangije ubuzima bangije ibintu undaramubwira ngo uko nateraga kera niko n'uyu munsi ntiyarangatabara windebera mumvi windebera mu gutinda mu butayu ndebera mu cy'Imana yamvuzeho kuko icy'Imana yatuvuzeho nikidupfunyikamo
ikaturinda abagome, ikaturinda abambuzi. Icyo Imana yatuvuzeho niryo sezerano riturinda. Haragiye abantu bakurebera mu mvi, bakakurebera mu bugufi, bakakurebera mu burebure, bakakurebera aho ukomoka n'aho uvuka, bagashaka ibihuza n'icyo Imana yavuze. Kumbi twebwe mu buryo bw'umwuka turi imbere y'Imana. Hagati windebera muri izi mvi, ndebera mu cyo Imana yamvuzeho. Icyo Imana yatuvuzeho n'ikidupfunyikamo. Waruzi impamvu kiriho? Urinzwe n'icyo Imana yakuvuzeho. Ikigupfunyikamo, moto zikakunyura imbere, abajura bakanyura imbere, ibisambo bikanyura imbere, abarozi bagaca aho ngaho, bakazashaka Manuel, kandi Manuel ari kuri telefone ntiwamubuze, ariko bakatubura kubera iki? Icyo yatuvuzemo nikidupfunyitsemo. Kidupfunyitsemo niwo mugambi wayo, kandi umugambi wayo uzasohorera muri twebwe. Kandi nubwo umugambi Imana turimo shenderia, kandi ubwo umugambi w'Imana turiho ntawe uzadushobora, ntubora, ntusaza, ntunyagirwa. Haleluya. Ntawuroga, bazaroga umuntu, bazaroga umugambi w'Imana, ntibaroga isezerano, ntibarirwanya, ntibaritera, ntawe urihagurukira, nturibasha. Itubika, idupfumbatira, ituzirika mu cyo yatuvuzeho, naho batuburiye, kandi bakitubura n'uyu munsi wa none. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Mwakoze abakurikirana umwuga wa Ministries. Imana bamahoro umugisha. Murabona ko ibibazo byanjye byiza cyane birangiye. Ejo ni episode ya 6, ubwo muzabe muri hafi kugira ngo tubashe kubana mu kiganiro cyacu cy'ejo. Imana amahoro ibahe umugisha. Shalom, shalom. Reka dusabe umushumba adusenyere. Ubwo nanavuze ngo shalom shayi. Uyu munsi ntabwo ndi busenge kwa kundi umenyereye, ahubwo ugiye kumfashira isengesho. Tugiye gusabira umugisha abantu bose babanye natwe kuva ishene yabaho, bakongera bakabana namwe kuva twakora no murimo w'Imana. Nzayamvuga ngo Imana ibarebe neza ngo wikize ngo amena. Tugiye kubasabira umugisha. Imana ibarebe neza. Imana ibahe umugisha. Imana ibafungurira amarembo. Imana ibahe ibyo mwifuza, icyo mushaka mu cyakira. Ibahe umugisha imvura iguye, ibahe umugisha izuba rije, ibahe umugisha muryamye, ibahe umugisha mubyutse, ibahe umugisha mugenda mugaruka, ibahe umugisha wo gutunga, ibahe umugisha wo kwakira byose, ibashyire hejuru. Mugire umugisha ku bakomeye n'aboroheje, mugire umugisha ku bakire n'abakene, mugire umugisha ku byaremwe byose, mugire umugisha aho mujya naho mwerekera, mugire umugisha ku zuba, mugire umugisha n'injoro, mugire umugisha ku bintu byose, kandi mbifurije kuzajya mu ijuru. Shalom. Shalom shayi. Amen. Amen.